You don't have to worry, girl, I'm looking for new love. These things I see you've been doing, I like it, baby, how you moving. You don't know you can do it yourself. They can wear it, can be calling myself, mommy. I think about you. Tia kabisa bite. Fresh kabisa ntare. Ya mazina nawaze mvuga ugaseka nayahe. Yakaremye mu gishati honest. Naragize ngo ni Thomas. Oya, ngari Thomas. Nate honest nta Thomas. Ubwo se byose ntibitangirwa na ta. Musa. Harimo difference nini cyane. Yes. Thomas ubundi uramuzi. Harimo ta harimo na hashi cyangwa se na ha. Ubwo se urumva yewe nta murumuna w'umusaza. Ntaye mibamo. Aje bareka twigendera iyi ndirimbo bayita KATERINA wayikoreye kava cyangwa se mu byita kava mu kinyarwanda mu byita gute? Gusubiramo. Hanyuma wayisubiyemo mu byita cyo bita the music in me. Music in me ni iki? Music in me ni itsinda rigizwe n'abantu babiri. Bikora ubwo buryo bwo gusubiramo indirimbo ndetse na karaoke. Angaze ko numvisha baririmbye uri wenyine. Ntago ari ngombwa ko buri gihe dushobora gukora indirimbo turi kumwe, ariko inyinshi tuba turi kumwe, ariko ntago bikoraho ko dushobora gukunda indirimbo cyangwa se tukayiganiraho tukabona ni nziza, bikaba ngombwa ko ikavaringwa n'umuntu umwe muri twebwe. Mwabyumvishe rero abakurikira Nshonde Show Business time turi kuganira na Tia kamwe mu babarizwa muri The Music in Me. Ubundi The Music in Me ninde wundi mubanamo? Umukobwa yitwa Mata. Ubwo ni itsinda n'iki ni company? Ni itsinda ribarizwa muri company yitwa Yak Nation. Yeah. Akaba ari company yawe. Bisa nabyo. Uri CEO. Wewe ni CEO bro, nawe urabizi ko uri CEO. Okay, good. Hanyuma kugira ngo ugire gucyo ufate indirimbo uvuga ati indirimbo ngiye kuyisubiramo cyangwa se ngiye kuyikorera kava mu ndimi z'amahanga, ugendera kuki ubikora gute? Cyambere urabanza ukareba nyiri indirimbo, urumva abaririmbyi batandukanye cyangwa se n'abandi bakora izindi style z'umuziki baba batandukanye, harimo abahanga kurusha abandi. Nubwo bose barabanga ariko harimo abahanga kurusha abandi. Ubwo rero twebwe tureba babandi babahanga kurusha abandi cyangwa se izagiye zitrendinga cyane cyangwa se indirimbo yakunzwe cyane, kugira ngo none ayisubiramo izabashe kugira amahirwe yo kurebwa nanone n'abantu benshi cyangwa se kumvwa n'abantu benshi. Ubundi intego yawe nyirizina bari iyihe? Intego aba ari ukwerekana ko hari abantu tuzi ko mu umuziki kugira impano yo kuririmba ari ukufata ikayi n'ikaramu ukandika mukajya muri studio, cyangwa se ukaba wenda wafata gitari ugacuranga ugakompoza indirimbo. Tuba dushaka kwerekana ko n'impano yo kuba wakwitwa umuririmbyi ushobora kuririmba, ariko ukaba utaragira ubushobozi bwo kuririmba iby'abandi, ukaba utaragira ubushobozi bwo kuba waririmba ibyawe ariko ukaririmba iby'abandi. Hanyuma hari ikintu wari ugarutse uravuga ati mbanza nkareba ubuhanga bw'umuhanzi, nkareba nyine ibihangano bye kugira ngo ujye guhitamo indirimbo uyikorere kava cyangwa uyisubiremo. Ureba ko indirimbo yapfubye cyangwa itakozwe neza kugira ngo wenda wowe uyikore neza, cyangwa wowe urakora just kubera wayikunze. Ntabwo ari indirimbo iba yarapfubye, ahubwo ni uko indirimbo iba yarakunzwe cyane. Donc birumvikana ko igomba kuba trending, ko ntabwo wajya gufata indirimbo ebyiri, imwe n'urugero imwe ifite n'urugero ngiye gukoresha wenda imwe ifite views 10,000 indi ifite views 1,000, izo ndirimbo zikoze ntabwo ushobora kubona views zimwe cyangwa se ngo ikundwe kimwe. Rero ahanini dukunda izo ndirimbo zumvikana ko ari nziza, cyangwa se dusubiramo izo zumvikana ko ari nziza kandi zanakunzwe amen, ariko zikaba nyine ari iz'abantu. Ko ntabwo wajya gufata ikintu, iyo ushaka kureba urwego rwawe urebera ku muhanga. Ntabwo wajya gufata indirimbo utumva ko nyenda yagukomye, reka mbivuge mu mvugo za gihanzi. Ntabwo wajya gufata indirimbo utumva ko yagukomye ngo aba ari ibyo gusubiramo. Ureba ya indi nyine wumva ko nawe yakomye buri muntu wese.
hanyuma hari ikintu ugarutse wenda cyo kuvuga ngo indirimbo wenda ifite views ibihumbi bingahe cyangwa se ifite na miliyoni kwa hanyuma ugahitamo kuba ari ukora no kuvuga ko nawe zimwe mu mpamvu tumuyikora kugira ngo numara kuyikora nawe uzabone views. Yeah, of course. Kuko twese indoto tuba dufite nuko ibyo dukora bimenyekana kabisa. Hanyuma tugarutse kuri ino ndirimbo Katerina ya Bruce Melody, ni imwe mu ndirimbo abanyarwanda bakunze, ndizera ni yawe bayikunze, nabonye yagezeho ku munsi w'ejo maze kurebwa n'abantu benshi bararenga amajana. Hanyuma Bruce Melody uba wamuganije ukamubwira ati indirimbo yangiye kwikorera akava kugira ngo wenda atazayibona bikaba byamurakaza cyangwa byamubabaza? Actually nawe urabizi bara abatipe ubuzima babayemo ntabwo bakunda kuboneka cyane, ariko icyo nzi cyo neza nuko message yo mu buryo bumwe cyangwa ubundi message yo aba yarayibonye yuko hari igikorwa uteganya gukora cyangwa ufite gahunda yo gukora kugira ngo atazabibona bikamutungura. Iyo message ndabizi neza akaba yarayibonye kuko tuba twaramuhaye ubutumwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ya bivuze ko wamwandikiye wenda WhatsApp cyangwa se Instagram n'ahandi? Ya kimwe muri ibyo. Ntabwo wibuka wabimusabiye? Yibuka nuko nyine ntabwo ari ngombwa cyane, the privacy. Hanyuma ibyo byose wenda bizi n'ubundi ugabwiye uri n'umuhanzi ufite indirimbo n'ubundi wagiye ukora ku giti cyawe cyangwa se wagiye wicara ukandika ukajya muri studio ukazikora, hanyuma gukora cover cyangwa se ibi byo gusubiramo indirimbo y'undi muntu no gukora indirimbo yawe ku giti cyawe horoho iki? Ntago abantu bose bagira ubushobozi bumwe, kuko bamwe usanga bazi kwandika abandi batazi kwandika. Mpamya ko wari ushobora kubwira ko gukora iyo bimworohera, ariko ndakubwira ko gusubiramo iyo abandi bimworohera. Kuri njyewe rero byose ni kimwe, kuko nakwicara isaha ku isaha nshobora kwicara nkafata bike n'urupapuro nkandika, nk'uko isaha ku isaha nshobora kwicara nkafata indirimbo y'undi muntu nkayisubiramo. Ubwo wenda ibyo ni ibijyanye n'ubwenge. Noneho ku bijyanye n'amafaranga cyangwa se gushora ibitwara menshi n'ibihe? Production y'igihangano cyawe irahenda kuruta production yo gukora cover. Hanyuma ibi bintu byo gukora cover mu Rwanda navuga ko hari bagenzi bawe bagenda babikora, ariko wenda ni muri aba benshi cyane. Mubona ari ibintu mushaka ko biva hehe bikagera he? Ariko sundi yo muganiye n'abanyarwanda muri rusange musanga ari ibintu bakira gute? Ntibabifata wenda nko kuba waba ushaka wenda kuba waronyera ku gihangano cy'undi muhanzi? Bibaho cyane cyane abantu ntabwo mu Rwanda babifata kimwe, ariko bitandukanye no mu zindi industry z'ahandi. Urugero nko muri Amerika, naguha nk'urugero rwa groupe yitwa Boys Avenue. Ni groupe itunzwe na cover gusa kandi bakora tour ku isi hose. Mu Rwanda rero iyo bikoze baba bumva ngo ushobora kuba ushaka kungukira ku bihangano by'abandi. Ni ukwerekana ko nubwo udashobora gufata wenda ikaramu cyangwa se ngo ujye muri studio ukora indirimbo yawe, ariko hari indi mpano ufite yo kuba waririmbira iby'undi muntu ariko ukabiririmba neza. Icyo gihe rero twebwe ikintu tuba dushaka ni ukwerekana ko abantu batagombye kwizinda ku mpano zimwe zo kuba umuntu yitwa umuhanzi ku giti cye, ahubwo bakibuka ko hariho n'abaririmbyi. Navuga ko ni ibintu byiza cyane, ndetse n'inge mbona ari n'ubuhanga gufata igihangano cy'undi muntu ukagikora neza nk'uko yagikoze cyangwa se ukanamurusha. Ubu ngubu Bruce Melody wamuhaye akarinki? Rwose pe, ibyo biba byakozwe. Ibyo biba byakozwe. Hanyuma feedback yaguhaye niye? Kubera ko na-uploadinze nijoro, kandi bari abasore cyangwa se bari abakuru bacu akenshi bakunze kuba bari bize, ntabwo wakwegispektinga feedback mu gihe gitoya. Soon or later icyo nuko ishobora kuza. Ni ukuvuga ko ntabwo aragusubiza? Ubivuze neza kuruta uko bivuze. Hanyuma muri The Music ni iki muri kuduteganiriza, muri guteganiriza abanyarwanda muri rusange? Na projet nyinshi muri iki gihe twakoze amaprojet menshi ari mu nzira. Icyo nzi cyo ubu ngubu ibyiza biri hafi kuza, kuko tumaze iminsi turi muri studio dukora ama audio. Urumva zabaho no gukora video zazo,
ariko ntago bizatinda nkuko twari n'igihe twari tumaze hagiye habonekamo utubazo dukeya turi financially ariko hamwe neza ko bigiye gukemuka. ya karemye Theoneste Tiyaka, reka ngushimire cyane. Murakoze cyane Tunga, murakoze kabisa, Imana ibahereze umugisha. Hanyuma usuhuze Amata. Cyonse n'abari kumva. Yabyumvise na muteti. Okay, ubwo yumve ko musuhuje cyane. Merci beaucoup. Murakoze. Papa. She's my new lover, Arizaba. Bamwita Tiyaka, akaba ari umwe mu basore rero n'ubundi bakorera muzike yabo inaha mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga. Agenda afite indirimbo zigiye zitandukanye, gakora n'amakava cyangwa se agasubiramo n'indirimbo z'abandi bahanzi benshi, yaba hano mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, bose agerageza kuririmba. Njye mbona ari n'ubuhanga bukomeye cyane kugira ngo wicare ku gihangano cy'undi muntu runaka ukiririmbe, ugerageze kukiririmba nk'uko yakiririmbye, nibiba ngombwa unamurusha. Aba ari ubuhanga bukomeye cyane. Rero izera kazakomeza kugenda abikora neza cyane, kandi na muzike nyirizina cyangwa se ibihangano bye ku giti cye nabyo akakomeza agenda abikora neza cyane, ndetse akomeza no kugenda ateza imbere music nimi ahuriyemo no bita Amata. Tungapita twumva indirimbo neza yose ya KATERINA ya Bruce Melody, nyine kava yakozwe na Tiyaka. I could be your instructor, I could be your guide, I could be the reader, we go to your kumurongo. I could be your vodka, the Harry Daily. You don't have to worry, girl, I'm looking for your love. I could be your instructor, I could be your guide, I could be the reader, we go to your kumurongo. I could be your vodka, the Harry Daily. You don't have to worry, girl, I'm looking for your love. Don't even think about it, I've been there before. I wanna give you license to take over the city. KGL Menyeko, you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Before the simple mommy, take time, no rush it. Girl, you know me, the movie control it. So wherever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you the only one. Pick up the phone, yes it hands it. Sweet lover, I wanna look at you baby kidoko, KATERINA. So whatever you say, she's my new lover, Arizaba.